tekereza ko iyo nk'iyo abakozi ba Rwanda Revenue bahamusanga ari kubatiza bakamubwira bati Batista we twe tubigenze gute, yari kubabwira ati mujye mwakira imisoro nk'uko bigenwa n'itegeko. Abacuruzi iyo bahamusanga bava mu Bushinwa na za Dubai bakamubwira bati twebwe muri za business zacu tubigenze gute, yari kujya babwira ati container zose uko mwazizanye mujye muzisorera, nimukajya mucisha ibintu ku ruhande. Bari mbo muri za kaminuza yari kubabwira gute, yari kubabwira ati umunyeshuri atsindwa kubera ko mukosoye agatsindwa akaba atabisubije neza, ntihakagire uwo mubogekera amanota ku ruhande. Ibi bivuze ko icyambere uru rugendo rwo kugendanamo n'Imana ruzasoza abera bagiye mu ijuru rusaba umuntu guhinduka. Ubwo guhinduka ni ukuva mu byaha, guhinduka ni ukureka ingeso mbi za kera, guhinduka ni uguhindurwa mu buryo navuga ngo buri holistic, mu buryo bwuzuye. Ntabwo umuntu agira ingeso areka n'izindi asigarana. Iyo Kristo aguhinduye, ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu ababaye icyaremwe gisha. Haleluya. Maze kumvira ijambo no kurisengera, numvise ntazongera kwemera gusengera abo bantu, ahubwo najya mbasengera nkavuga ngo Imana imushoboze guhagarara aho hantu no kuyitunganira no kuyinezeza ari aho hantu. Nimumbwire mwebwe abumva ijambo ry'Imana, ahantu wumva Imana yagutereka uyu munsi bigatuma ugendana nayo utagicumuzwa n'ibyo ubona, utagicumuzwa n'ibyo wumva, utagicumuzwa n'abo muri kumwe, ni hehe? Se umwami Yesu turagushimiye, tuzanye amashimwe imbere yawe muri iki gitondo ko turi amahoro. Dufite amashimwe mu mitima yacu kubw'imirimo yawe ikomeye. Nubwo twabona ibyatuma imitima y'abantu itishima kubera ibihe turi kunyuramo, ariko imbaraga zawe ziruta ibyo byose. Imirimo yawe iri hejuru y'ibyo tubona bidakunda. Imirimo yawe iri hejuru y'ibyo tubona nk'ibibazo. Imbaraga zawe zirabirengeye, ziri hejuru cyane. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo mwene Dawidi, turagushimiye, turagushimiye uri umunyamaboko. Turagushimiye uri hejuru y'ibibazo. Turagushimiye uri hejuru y'ibihe bisa bitya. Turagushimiye uri umunyembaraga. Shimwa mwami, urakoze. Turagushimiye bene data wakijije, bene data wagiriye neza ibyifuzo bari bafite muri iki cyumweru, abo washubije, abatarasubizwa baracyafite imitima yo kugushima kuko ukuboko kwawe kurenza ibibazo. Haleluya. Turagushimiye Mana, tunagushimiye ko tubaye hano, tugushimiye ko ukunze kubana natwe. Icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya twemerere, nubwo dufite amashimwe y'ibyo wakoze, haracyariho ibyifuzo. Ibyo byifuzo biri mu bantu bawe, ibyo byifuzo biri mu banyarwanda, ibyo byifuzo biri mu batuye isi. Mana, tubizanye imbere yawe, turabisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uzi byose, ureba hose. Haleluya. Umenya byose, nibyo urabishoboye, urabibashije. Turagushimiye kuri igisubizo cy'ibyo byose. Urakoze mwami, kubyizi, kubyumvise, kuzabikora. Haleluya, haleluya. Twemerere dusengere uyu mwanya w'ijambo ryawe, kuko uri Imana ishobora byose. Turakwizeye muri ibyo byose. Twemerere abantu bawe abari hafi na kure bakeneye ijambo, bakeneye ijambo. Turasenze ngo wemere uyobore ijambo ryawe rigere mu mitima y'abantu bawe, kandi ryubake, kandi rinasenye inyubako yose yubatswe n'umubi isenyuke kubw'ijambo ry'Imana. Isenywe kubw'ijambo ry'Imana. Isenywe kubw'ijambo ryawe. Riherekeje umwuka wera, riherekeze, kandi umugaragu wawe aba ari wowe umutwikira, kugira ngo ijambo washyize muri we ribashe kuba inkota, ribashe gutyarira mugi yombi. Urakoze. Ngaho uhagararane nawe kandi ubane n'abantu bawe hafi na kure, kugira ngo iri jambo ribakize kandi ribabesheho kubw'izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.
haleluya haleluya. Dushimye Imana bene data ba hano i Remera n'abandi bose Imana ihaye umugisha uyu munsi kugira ngo badukurikire aho bari hirya no hino mu miryango yabo, haba hano mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda hose ndetse no hirya no hino mu mahanga. Uyu ni umugisha Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo mu bihe bidasanzwe, ariko Imana niyo nyiri ibihe. Dushimye Imana rwose kubw'uyu mwanya. Reka rero ndatinze dusome ijambo ry'Imana tuganiraho uyu munsi nkuko Imana yarishyize ku mutima wanjye. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho ni 5, maze dusome ku murongo waho wa 21 tugeze ku murongo waho wa 24. Itangiriro ibice byaho ni 5, umurongo waho n'umurongo wa 21 tugeze ku murongo waho wa 24. Aravuga ngo Henoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365, kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Imana ishimwe cyane. Twongereho irindi jambo dusoma mu byanditswe byera mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice byaho 11. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 8 tugeze ku murongo waho wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo ibice 11 duhere ku murongo waho wa 8 tugeze ku wa 10. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nari mbabwiye ko uyu ari umunsi ukomeye cyane Imana ituremeye, abihaye kubaho, abihaye ubuzima kugira ngo dusangire ijambo ryayo, kandi mu bihe byose Imana ni umwami. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye kubaganiriza ku mutwe w'ijambo ugira uti kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana ni kugendana n'Imana, ubwo ni ukuvuga ko muba mubaye babiri, wowe nayo mu rugendo, cyangwa se muba mubaye benshi, mubaye muhagurukanye mugendanye n'Imana, ariko n'urugendo rukorwa n'umuntu ku giti cye arugendanyemo n'Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo nifuje ko uyu munsi tuganira ni ibintu biba nka bibiri. Ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo urugendo rwacu ruba urugendo rukwiriye nk'uko Imana ibishaka. Iyo umuntu ahamagawe cyangwa se abagiye bahamagarwa, twese dufite uburyo Imana yaduhamagaye, tuvanwa mu byaha, duhindurwa abana b'Imana, kandi uwo ni umunsi utajya wibagirana mu mateka y'umukristo. Uwo ni umunsi utajya wibagirana mu buzima bw'umuntu. Yaba wavukiye mu muryango ukijijwe akagira amahirwe yo kuhavukira, yaba wakijijwe akuze amaze kumva ubutumwa bwiza, umunsi wo gukizwa ni umunsi unezeza cyane, ariko umuntu yanawibuka akagira amashimwe. Hari abantu baba bafite amatariki azwi neza, akavuga ati nabatijwe iki gihe, ariko jyewe ubwanjye numva narakiriye Kristo iki gihe iki n'iki. Akavuga ati niyo date, iyi niyo tariki ikomeye mu buzima bwanjye nakirijweho. Kubyibuka ubwabyo ni ikintu cyiza cyane. Kubuka igihe umuntu yakirijwe ni igihe cyiza cyane, kuko uwo ni wo munsi wo gutangira urugendo
n'Imana. Ntabwo abantu bajya batubona mu nzira ngo babone Imana iruhande nanjye cyangwa se nawe bakubona iruhande, ahubwo umunsi wo gukizwa no kwakira agakiza, ngiyo tariki, ngicyo gihe cyo gutangira urugendo rw'umukristo agendanamo n'Imana. Igikomeye ntabwo ari ugukizwa, igikomeye si ukwibuka umunsi wa cya gihe wo gukizwa. Igikomeye bene data ni ukwibuka, ni ukuzirikana ko dukwiriye kuguma uko twahamagawe niko ijambo ry'Imana ritubwira, dukwiriye kuguma kugendana n'Imana. Kandi uko kugendana n'Imana nta kundi, ikibi dushakaho ni ukwezwa no gutungana bya bindi twabwirijwe ku munsi wa mbere tucyakira Kristo. Nari mbabwiye ko ikintu gikomeye cyane muri uru rugendo tugendanamo n'Imana ari ukugenda twezwa dutungana ku manywa ndetse na nijoro, mu bihe byiza no mu bihe bibi, ahagaragara n'ahatagaragara. Ngiki cy'Imana dushakaho, ngurwo rugendo ruba rukwiriye umukristo agendanamo n'Imana, agihamagarwa kugeza ku musozo w'urwo rugendo. Uwo musozo ni ryari? Ni ku munsi umuntu ahamagawe akuwe muri ubu buzima, apfuye cyangwa se asinziriye cyangwa se abazasangwa bakiri bazima. Ni ku munsi impanda ya marayika izavuga Kristo aje gutwara itorero rye. Nguwo munsi urugendo rw'umuntu n'Imana rusoza. Nashatse kubabwira ibintu bibiri. Kugendana n'Imana bidusaba ibintu nka bibiri bikomeye cyane nshaka kuvugaho muri iri jambo ryayo. Icya mbere, ijambo ry'Imana ridusaba guhinduka. Iyo twumvise ubuhamya bwa bene data dusoma mu ijambo ry'Imana, Pawulo ubwe ngo ari mu nzira agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo umucyo uvuye mu ijuru waramutunguye cyane. Hanyuma ibyakurikiyeho sinabivuga, ariko kuva ngo uwo munsi ahabwa sejuru cyangwa se ahabwa iminsi 3 yo kubanza kujya kwa Ananiya kugira ngo yicare iwe, abwirizwe iby'Umwuka Wera, abwirirwe iby'Imana bitandukanye n'imigenzo n'imihango y'abanyedini. Ngo amaze guhinduka rwose agirwa intumwa, ubwo aravuga ngo ni umuhererezi mu ntumwa washyiriweho kuvuga ubutumwa bwiza. Kugendana n'Imana kuri Pawulo byatangiye umunsi avirwa n'umucyo mwinshi cyane umutunguye, hanyuma ngo Kristo aramuhindura, ntiyaba akiriho kurenganya abanyetorero, ahubwo ahinduka umuvugabutumwa bwiza. Uwo munsi yaratangiye urugendo rwe n'Imana. Nanjye nawe wumva ijambo ry'Imana, hari umunsi watangiyeho urwo rugendo. Pasiteri muyobozi wacu Rene uyoboye amateraniro nujya akunda kuvuga uburyo Imana yamuhamagaye, uburyo yamuhamagaye nibwo buryo yamuhamagayemo, nibwo buryo nawe yaguhamagaye. Uwo munsi twari dutangiye urugendo, ariko igikomera ni uburyo umuntu abaho muri urwo rugendo. Ntushobora kubana n'Imana muri urwo rugendo rujya mu ijuru utarahindutse. Twari tuvuze ko icya mbere uru rugendo rwo kugendanamo n'Imana ruzasoza abera bagiye mu ijuru rusaba umuntu guhinduka. Ubwo guhinduka ni ukuva mu byaha, guhinduka ni ukureka ingeso mbi za kera, guhinduka ni uguhindurwa mu buryo navuga ngo buri holistic, mu buryo bwuzuye. Ntabwo umuntu agira ingeso areka n'izindi asigarana. Iyo Kristo aguhinduye, ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu aba abaye icyaremwe gishya. Haleluya! Nicyo nashatse kuvuga ko uyu munsi ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo tugendane n'Imana, biba bikwiriye ko umuntu ahinduka. Kandi dukwiriye kumva ko guhinduka no kugendana n'Imana birashoboka. Abantu bibwira ko ari ibintu bikomeye cyane, ariko Pawulo yandikira ab'Ifilipi mu bice 4 ku murongo wa 13 yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya! Kugendana n'Imana rero birashoboka. Reka mbivuge mu magambo yoroshye. Nari mfite nyogokuru, ntabwo akiriho, yari umunyedini ukomeye cyane mu itorero ntavuze, ariko ry'abizera kandi bizera Kristo, bagira n'imigenzo myinshi cyane. Hanyuma yari afite zaburi akunda gusengamo cyane mu rukerera nka 10:30, agasaba Imana ko twese abari mu rugo rwe iturinda mugiga igenda mu mwijima, akavuga ngo Imana iturinda amakuba n'ibyago. Iyo zaburi yari ayizi cyane, agasenga. Yamara gusoza isengesho rye agahita ampamagara ati yewe ati irukanka unzanire igishirira cy'itabi. Ntirukanka nkaba ndakizanye, agakongeza itabi, akambwira ati ndumva ryazibye, hari akantu k'agakwegera afite kazibura inkono y'itabi, nako nkirukanka nkakazana. Hanyuma
sinigeze mubona anywa amazi, yanywaga inzoga pe nyinshi ariko akazigira. Rero guhinduka ntabwo ari ukuba umunyetorero runaka cyangwa umunyedini runaka. Guhinduka ntabwo ari ukubatizwa. Guhinduka ntabwo ari ukugira izindi zina bakwise. Guhinduka bitandukanye n'imirimo tuzwiho dukora mu itorero. Guhinduka ntabwo ari ukuba umuririmbyi. Guhinduka ntabwo ari ukuba umunyamasengesho. Guhinduka ntabwo ari kuba umuhanuzi mu rusengero. Guhinduka si ukuba umupasitori. Guhinduka si inshingano runaka abantu batuziho mu rusengero. Guhinduka bimenywa n'Imana, bikamenywa n'uwahindutse, bikamenywa n'abantu bakubonye ko wahindutse bakagutangira ubuhamya bwiza. Nari mvuze urugero rw'uwo mukecuru, hari ingeso ijambo ry'Imana ritubuza, umuntu akiri umusinzi iyo abatuwe akabikurwamo. Aravuga ngo Imana yarampinduye. Abantu bari bamuzi ko, abarundi babyita ngo nuko borerwa. Abantu bari babizi ko ari umusinzi uborerwa, bakavuga ngo runaka yarahindutse. Umuntu wari umusambanyi agera ubwo umutima w'umuhamiriza ko yakijijwe yahindutse. Ngo urwo rugendo rw'umuntu n'Imana, nico navuze ngo ijambo ry'Imana mu rugendo tugendanamo n'Imana rudusaba kuba twarahindutse. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Henoki yamaze imyaka 65 ngo avutse, hanyuma ngo amaze gushaka umugore kuri iyo myaka 65 abyara umwana we w'imfura Metusela. Ngo hanyuma yo kubyara uwo mwana we Metusela, ngo indi myaka 300 yaramye yiyongera kuri iyo 65, ngo ayigendanamo n'Imana, ngo ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Hanyuma kandi ngo igihe kigeze Imana inezezwa cyane na Henoki, ngo ifata icyemezo, ifata umwanzuro wo kumwimura mu isi imujyana mu ijuru. Haleluya. Nimusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu bice byaho 11 ku murongo wa 5 haravuga ngo Henoki kwizera niko kwatumye yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Haleluya. Birashoboka ko umuntu abasha kugendana n'Imana akayinezeza. Ntekereza kuri iri jambo bene data, natekereje kuri Henoki, numva afite ubuhamya bukomeye cyane. Abagabo benshi batagira muri iki gihe, abantu benshi batagira muri iki gihe. Henoki, jambo ry'Imana ntabwo ritubwiye ko kugira ngo anezeze Imana yabanje gukurwa mu rugo ngo ajyanwe mu butayu nka Yohana Mubatiza. Oya, jambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaze kubyara imfura ya Metusela, ngo indi myaka yose 300 yaramye, ngo yayibyayemwe abahungu n'abakobwa. Ni ukuvuga ko yari umutware w'umugore we mu rugo. Haleluya. Kandi yari se w'abana be, yari umubyeyi. Hanyuma kandi mu rugo rwe nk'ibisanzwe mu ngo zacu yari afite inshingano zo kubeshaho umuryango. Ikindi, ntabwo ijambo ry'Imana ryatubwiye kugira ngo abashe kuba kunezeza Imana ko yabanje kwimuka. Ni ukuvuga ko yari agituye muri karitsiye y'iwabo, hari ba se wabo, hari ba nyina wabo, hari abo bahana imbibi, hari abo baturanye, hari abo bahana imbibi mu mirima yabo, hari abo bakorana imirimo ya buri munsi. Ngo ariko mu buzima bwe imyaka 300 ijuru, haleluya, riramuhamya riramuhamya. Hanyuma ngo Imana ishima kumwimura mu isi atababajwe n'urupfu, imujyana mu ijuru, ngo kuko akiriho. Ubuhamya bwacu bugaragara tukiriho, ngo akiriho nibwo ijuru ryamuhamije ko yanejeje Imana iramwimura. Kugendana n'Imana navuze ngo bidusaba guhinduka. Henoki yarahindutse mu buryo bukomeye cyane. Nashatse kubabwira ko uyu munsi ahantu hose umuntu ari abasha guhinduka, akanezeza Imana, akagendana n'Imana kandi atunganye, bigashoboka. Nagiye n'ubu ndacyabyumva, hari ujya kumva mwene so aguhaye icyifuzo akavuga ati munsengere, ahantu nkora haragoye cyane, haragoye pe, haragoye rwose, Imana impindurira akazi. Maze kumvira ijambo no kurisengera, numvise ntazongera kwemera gusengera abo bantu, ahubwo najya mbasengera nkavuga ngo Imana imushoboze guhagarara aho hantu no kuyitunganira no kuyinezeza ari aho hantu. Nimumbwire mwebwe abumva ijambo ry'Imana, ahantu wumva Imana yagutereka uyu munsi bigatuma ugendana nayo, utagicumuzwa n'ibyo ubona, utagicumuzwa n'ibyo wumva, utagicumuzwa n'abo muri kumwe, ni hehe? Reka tuvuge ko waba uri jera wa banki,
ubwo ni ukuvuga ngo usabye ko Imana iguhindurira akazi byasaba ko uhita uhinduka umuplanto kuri iyo banki kugira ngo aho hejuru mu nzego zo hejuru hatagucumuza wibere umuplanto muri banki. Ariko umuplanto nawe muri banki hari ubwo ari kuvuga ati akazi kaba hariya ni indyankurye ntitubona n'umwanya wo guhumeka, icyampa ngo Imana impindurire akazi, Imana impindurire akazi. Ubwo nawe bamuhindura umuzamu w'iyo banki. Ni hehe mwumva abasirikari umunsi umwe ngo basanze Yohana kuri Yorodani abatiza, ngo baramubwira batese twebwe ko twumvise wigisha abandi, twe nk'abasirikari udutegetse iki? Kandi bari abasirikari b'Abaroma. Arabareba arababwira ngo nimwigendere, imishahara yanyu ibihembo byanyu bibanyure. Kandi arababwira ngo umuntu wese wari butsindwe ntimukajye mutuma mu rubanza tsinda kubera ko yabahaye ruswa, kubera ko yabahaye impongano. Ni akahe kazi koroshe nihe umuntu yahagarara akavuga ngo ahaho noneho haranogeye nzahanezereza Imana? Ahubwo dukwiriye gusengera ngo aho turi n'abo tubana nabo n'ibyo dukora, aho tugenda ubuzima bwose tubashe kunezeza Imana. Igikomeye ni uko umuntu ahinduka, nicyo gisabwa mu rugendo tugendanamo n'Imana. Cya kabiri kugira ngo umuntu abashe kugendana n'Imana muri uru rugendo bidusaba kuyizera no kugira ibyo dusiga. Haleluya! Bidusaba mu rugendo tugendanamo n'Imana bidusaba kuyizera ndetse no kugira ibyo dusiga. Ni ijambo ry'Imana twasomye mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo mu bice byaho 11 uhereye ku murongo waho wa 8. Hatubwiye ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, ngo hanyuma yemera guhaguruka ajyana na Sara, ajyana n'abo yari amaze kuronka, ngo agenda atazi iyajya. Haleluya! Ngo kwizera kandi niko kwatumye Aburahamu ngo aba nk'umushyitsi n'umwimukira, abaho nk'umusuhuke mu gihugu cy'i Kanani yari agezemo, ngo akibanamo na Isaka na Yakobo umwuzukuru we, ngo abo bari barasezeranijwe kuzahabwa igihugu gishya, ngo ahageze ashima kubaho mu mahema. Nari mbabwiye ko kugira ngo umuntu agendane n'Imana muri uru rugendo azarusoze neza bimusaba kwizera. Maso yacu ntabwo yabonye Imana, ntabwo amaso yacu yigeze abona Imana. Twarayibwirijwe turayizera, tumenya neza ko ibasha kugororera abikunda, tumenya neza ko ibasha kugororera abo yahamagaye, tubasha kumenya neza ko abayizeye bagahinduka bakagendana nayo mu buzima bwabo bwose ibasha kubagororera. Ndagira ngo mbabwire gatoya kuri uyu mugabo Aburahamu. Abo nigeze nganiriza kuri iri jambo ry'Imana narababwiye ngo Aburahamu ntabwo yari umupagasi. Reka nkoresha iryo jambo, abataza kuryumva neza ndagenda risobanura. Ntabwo yari umupagasi. Umupagasi ni umuntu uhaguruka akava iwabo ku cyaro akajya mu gasantere akajya mu mujyi akajya gukorera amafaranga, ariko yayandi ameze nk'amafaranga ya buri munsi. Aho bari kubaka agahita aba umuyede, ejo akamenya ahantu bagiye gukora amaterasi nabwo akajya gukora amaterasi, agahita amenya ko hamwe bubakaga batangiye gusiga amarangi, akaza gufasha abafundi kuvanga amarangi, agahita amenya ko hari abantu batangiye gukora umuhanda wa kaburimbo cyangwa se muri VUP akajya gukorayo. Bene uwo muntu kumubwira ngo niyimuke ni ibintu byoroshye cyane. Ababizi bagendana ibintu bike cyane. Abafite agasakoshi ke karimo igikoresho ashobora gukoresha, cyo ni kimwe, ariko mu kwimuka kwe ntabwo akenera imodoka nini cyane ya fuso ngo imutwaze imitwaro, imutwaze akenera itagisi cyangwa se kwasiteri izimura umuryango. Oya, urebye nta bintu byinshi abatunze cyangwa se abasize. Aburahamu rero kwizera Imana kwe ni ikintu gikomeye. Bibiliya iravuga ngo cyanejeje Imana, ijambo ryayo riratubwira ngo bigera ubwo bibuhwanirizwa no gukiranuka. Nimusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu bice byaho 12 ku murongo waho wa 5, ijambo ry'Imana riratubwira ngo amaze kumvira ahagurukana
na Sarayi umugore we, ngo ahagurukana n'umuhungu wabo Loti, ahagurukana n'abaja n'abagaragu n'imikumbi n'ubusho, ibyo yari yararonkeye i Harani, ngo barahaguruka agenda atazi yajya. Ntabwo ari umuntu wese, ntabwo ari umuntu wese. Nanjye ubwanjye uri kubwiriza iri jambo ry'Imana, kereka uwo munsi mpawe izindi mbaraga zikomeye cyane. Ariko guhaguruka ngahita mbwira madamu ngo numvise ijwi ry'umuntu ntabonye rimbwira ngo nimpaguruke njya aho Imana izanyereka, ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu afatwa nka sekuruza w'abizera. Hanyuma ngo arahaguruka aragenda, ngo ageze i Kanani. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo atura aho ngaho. Ariko reka mbabwire ko yari umutunzi ukomeye cyane. Nimusoma mu gitabo cy'Itangiriro, haleluya, nababwiye ngo kugendana n'Imana bidusaba kuyizera, ariko binadusaba kugira ibyo dusiga. Aburahamu ahagurutse, Imana yari yamubwiye ngo nasige igihugu cy'iwabo, ave mu gihugu cy'iwabo, asige umuryango wa se, hanyuma agende. Kugenda nashaka kubabwira ko kwemera kugenda kwa Aburahamu byatumye Imana ifata nk'ikintu gikomeye cyane, kinezeza Imana cyane. Haleluya, kinezeza Imana cyane. Kandi mwibuke bene data, ndashaka kubabwira ko uyu munsi kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Haleluya, kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Kwizera kwa Aburahamu kwagaragajwe n'uko yemeye kwimuka. Amen. Kwizera kwacu gukwiriye kugaragazwa n'imirimo. Imana ishimwe. Nababwiye ngo ntabwo yari umupagasi. Reka mbabwire urugero rw'ubukire bwa Aburahamu rwatuma umuntu wese atekereza ko yari afite ibintu yakwishingikirizaho ntahaguruke ngo agende. Nimusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu bice 14 ku murongo wa 14, hatubwira ko mu gihe yari amaze kugabana icyerekezo n'umuhungu wabo Loti, ngo umwe afashe aho azajya kuragira imikumbi ye n'amasho ye, undi nawe afasha he, ngo Loti yagiye i Sodomu. Hanyuma ngo agezeyo mu kibaya cyari cyiza cyane, ngo mu gihe runaka baza kunyagwa, haterwa n'abandi bami, ngo baramunyaga, batwara ibintu byose bya rubanda byaraho, nawe ubwe ngo baramujyana. Ngo umuntu wacitse ku icumu muri iyo ntambara ajya kubikira Aburahamu, ngo aramubwira ati mwene wanyu Loti yanyazwe n'ibintu byose. Ikintu cyantangaje cyatumye nibwira ko nta kintu cyabera umuntu imbogamizi ngo kimuze kugendana n'Imana. Aburahamu yari umutunzi kandi yari umutwaro ukomeye cyane. Ngo ahagurukana n'abasirikari 318. Muzabisoma muri icyo gitabo cy'Itangiriro ku bice byaho 14 ku murongo wa 14. Ngo ahagurukana n'abasirikari abantu ingabo 318, ngo bigishijwe kurwana bo mu rugo rwe, abo yaronkeye i Harani. Naravuze ngo umuntu w'umugabo wari umukire, wari ufite abasirikari 318, yatoje ibyo kurwana baba mu rugo rwe, ngo arakomeza arizera. Jambo ryatubwiye ku murongo wa 10 ngo yabaye i Kanani we na Isaka na Yakobo, ngo nk'umushyitsi, nk'umusuhuke, ngo kuko yatekerezaga ko atari gakondo, ngo ahubwo yizeraga ko hari hundi murwa ukomeye cyane, ngo wubatswe ku mfatiro, ngo uw'Imana yubatse ikawurema. Haleluya, yakumburaga icyo gihugu bikamutera ngo kuba mu mahema, akabona ku Kanani atari gakondo. Kugendana n'Imana bidusaba kuyizera ndetse no kugira ibyo dusiga. Hanyuma ndashaka kubabwira ko kuri uyu munsi urugendo rwacu nk'abakristo, nababwiye ngo rudusaba guhinduka cyane. Ndetse nigeze mvuga ngo sinzi niba muri iki gihe abagabo benshi cyangwa se abantu benshi twagira ubuhamya nk'ubwa Enoki wageze ubwo atangirwa ubuhamya n'ijuru. Tekereza ko n'umudugudu naho yari atuye yarageze ubwo atangirwa n'ubuhamya, kandi kugeza ku rwego rwaho byanejeje Imana ikamwimura. Bwari ubuhamya butarimo agatotsi akariko kose. Kugendana n'Imana bidusaba guhinduka, kandi twavuze ngo birashoboka kubera ko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iyo aza kugira kurama gutuma n'uyu munsi abakiriho
akadusura nk'uyu munsi mu rusengero bakamuha umwanya wo gutanga ubuhamya bw'urugendo rwe yagendanyemo n'Imana akaba akiriho atarimurwa. Abantu benshi bakwihana, abandi twasubira mu rugendo rwacu tukareba. Ntekereza ko yazana n'umudamu we akamutangira ubuhamya, ibintu bigakomera, bubatse ingo bakavuga bati tubonye urugo modere. Ikintu cyatumye ijuru rimuhamya, ntekereza ko abana be babaye bakiriho bari kumwe nawe uyu munsi. Twajya ahantu asengera tugatega amatwi ahantu batangira umusaza wabo, batangira umubyeyi wabo buhamya. Enoki yanejeje Imana ngo akiriho, akiri muri ubu buzima. Uri umusirikare ubasha kunezeza Imana. Ni nacyo Yohana yabwiye abasirikare nyine mubatiza bamusanze kuri Yorodani. Arababwira ngo nimugende munyurwe n'ibihembo byanyu. Yari azi ko nta kintu wahemba umusirikare ngo umunyure. Umusirikare utagira amasaha y'akazi, umusirikare ukora ku manywa na nijoro, umusirikare unyagirwa, umusirikare uturugo rwe, umusirikare udashobora kumenya imirimo ye yose ngo igenere umushahara. Aravuga ngo nubwo muhembwa bikeya nimugende ibihembo byanyu bibanyure. Aravuga ngo kandi mu gihe cy'urubanza ukwiriye gutsindwa ajya atsindwa, uwo gutsinda atsinde mutakiriye impongano. Ntekereza ko iyo nk'iyo abakozi ba Rwanda Revenue bahamusanga ari kubatiza bakamubwira bati Batista we twe tubigenze gute, yari kubabwira ati mujye mwakira imisoro nk'uko bigenwa n'itegeko. Abacuruzi iyo bahamusanga bava mu Bushinwa na za Dubai bakamubwira bati twebwe muri za business zacu tubigenze gute, yari kujya babwira ati container zose uko mwazizanye mujye muzisorera, nimukajya mucisha ibintu ku ruhande. Abarimu bo muri za kaminuza yari kubabwira gute, yari kubabwira ati umunyeshuri atsindwa kubera ko amukosoye agatsindwa akaba atabisubije neza, ntihakagire uwo mubogekera amanota ku ruhande. Ibyo babizi mu mashuri barabizi, abigishije turabizi. Mwarimu umwe w'umukongomani igeze ampamagara niga muri segonderi, arambwira ati rega mwebwe ikibazo cyanyu amutupatiye kuku. Ni ukuvuga ko ntabwo dushaka isake ngo tuyishyire profeseri. Nyoberwa ibyo ari byo ngira ngo ni n'urwenya. Ahitamo amanota 17 kuri 90 mu Cyongereza. Yanyigishaga Icyongereza kandi twigaga semestre. Iryo somo ryari ryihagije nubwo nari umuhanga kwiyongera kuri esheke ya physique nahoranaga n'imibare nahoranaga ko nigaga muri lettre. Ngahita nsibira ndi umuhanga. Kandi yari ateye ubwoba. Fata igihe kingana niyo semestre yose isigaye njya gusenga. Mbwira Imana ngo kuku ntabwo nzayitanga. Kandi nuriya mugabo ndashaka guhamya ko nkorera Imana. Nari umuyobozi wa bene data. Muri semestre ikurikiraho arakosora yiva yaduhaye ikizami tugikora mu gitondo, baduhamagara kurya saa 6 tutarageraho tukigera batwongera umwanya bigera saa 8. Abambere barangije mu masaa 9 mbona amanota 78 kuri 90 bateranije sheke ivamo. Ndamubwira ngo nkorera Imana. Byari ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu navuze ku barimu. Haleluya. Iyo agera ku bantu bacururiza hirya no hino mu mabotiki, ujya kubaza umucuruzi akakubwira ati ye baba we ati ubwo se tonto ati naba nungutseho hangahe koko, ati nirgiye biri gusa, kandi azi neza ko bagukuyemo nka 7. Iyo ndi guhaha kenshi mbwira abacuruzi nkabwira ngo have sigaho wicumura, wimbwira ikiranguzo cyawe si ngombwa. Kunezeza Imana birashoboka, bidusaba guhinduka. Kindi cya kabiri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo bidusaba kuyizera no kugira ibyo dusiga. Aburahamu ntabwo byamusabye kuva mu nshingano ze kugira ngo akunde kunezeza Imana. Nababwiye ngo yari umutware, niba yari afite abasirikare 318 ngo yatorejwe mu rugo, yari umuntu ukomeye cyane. Ariko ngo ntabwo yigeze ashyira umutima we kubiri mu isi, ngo byatumye ayibamo nk'umushyitsi n'umwimukira. Nagira ngo mbabaze bene data bakurikije ijambo ry'Imana, niki wumva umutima wawe wegamiye cyane kurusha kwizera Imana? Akazi ka leta se, ni business ukora, ni diplome wabonye ikomeye, ni umuryango uremereye wumva ufite, ni iki kintu cyabuza umuntu kwizera Imana akacegamira ntagisige? Ino mu isi jambo ry'Imana riratubwira ngo tuzimurwa tugende, ngo kandi iby'amaso yacu, haleluya, atigeze abona, by'amatwi yacu atigeze yumva,
ibitarigeze byinjira mu mitima yacu ngo tubitekereze. Ibyo ni iby'Imana yagize uruhisho, yahishiye abazaba batabarutse, abagendanye neza nayo. Dukwiriye kugendana n'Imana tumaze guhinduka rwose. Kandi nababwiye ngo guhinduka rwose ntabwo bikwiriye kwitiranwa n'itorero cyangwa se idini umuntu asengeramo. Ntabwo bikwiriye kwitiranwa n'inshingano n'imirimo dukora mu itorero. Abantu bajya batubona tubwiriza neza cyane, zo ni impano Imana yaduhaye. Abantu batubona turirimba neza cyane, zo ni impano Imana yaduhaye. Abantu babona dukora protokole neza mu rusengero, ababona dutanga ibyacu. Pawulo yaravuze ngo niyo nabitanga byose kugira ngo bifashishe abakene, ageze ubwo avuga ngo niyo ubwe yakwitanga ngo atwikwe ariko adafite urukundo. Mu yandi magambo, ikintu kidusaba kugira ngo tugendane n'Imana neza ni uguhinduka, ni ukureka ibya kera tukababasha. Hanyuma kandi dukwiriye kugendana n'Imana tuyizera, tuzi neza ko ibyo yasezeranije izabisohoza. Imana ntabwo ibesha, ijambo ryose ryavuye mu kanwa kayo izarisohoza. Hari ibyo isohoza tukireba n'amaso yacu, hari ibyo isohoreza abacu, hari ibyo izakomeza gusohoza ku bazadukomokaho, kuko yabivuze. Dawidi yaravuze ngo kuva akiri umusore arinze asaza, ngo ntabwo yigeze abona umukiranutsi ahinduka umumandiya ngo ajya mu nzira ngo ajye gusabiriza, ngo ntabwo yigeze abona urubyaro rwe narwo rukena kugeza ubwo rujya gusaba. Rero iby'Imana yasezeranye izabisohoza. Imana twizeye ntabwo ibesha. Dukwiriye kugendana n'Imana ng'urwo rugendo nababwiye. Mukristo wese akwiriye kugendana n'Imana amaze kwezwa no gutungana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero yaravuze ngo kuko waduhamagaye ari uwera, natwe dukwiriye kubabera mu ngeso zacu zose. Dukwiriye kugendana n'Imana dutungana mu ngeso zacu zose. Ndi kugera ku musozo w'uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagira ngo nongere nkubwire ko kugendana n'Imana bidusaba guhinduka, kandi ubwacu si twe twihindura, ahubwo Kristo ni ukora umurimo wo kuduhindura mu buryo bw'Umwuka Wera, tukava mu ngeso zacu na kamere n'ibyaha bya kera, tukaba ibyaremwe bisa. Umuntu agahagarara muri we akiyumvamo ko yahindutse, isi ikamuhamiriza, n'ijuru rikagira ubuhamya buzima kuri we ko yahindutse. Cya kabiri, kugira ngo tubashe kugendana n'Imana tutabonesha amaso yacu, tuzabona mu bwami, nuko tugendana nayo tuyizera. Tuvuga ngo ibyo twasize tuzabona ingororano zabyo, kuko Imana itabesha, itubikiye ubwami. Hanyuma bidusaba kugira n'ibyo duhara, bidusaba kugira ibyo dusiga. Ntabwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nitureke imirimo yacu, kuko Enoki yagumye mu rugo rwe ariko anezeza Imana. Aburahamu yagumye kuba umutware w'urugo rwe ndetse n'abagaragu be n'abaja be, aronka ibintu byinshi, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo ntiyabyomekaho umutima, ngo ahubwo anezeza Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka. Ngo kandi si agenda yibwira umunsi ku wundi ko ari umushyitsi, ari n'umwimukira muri yo. Ngabo bene tadufatiraho icyitegererezo cyo kwizera no kugendana n'Imana. Imana idushoboze cyane. Reka dusenge, dusaba Imana kugira ngo yongere urugendo rwacu idushoboze kugendana dutungana kandi twezwa. Ngiki cyo kugendana n'Imana bivuze. Dusenge Imana, hanyuma dusabe ko itwongerera imbaraga ikadushoboza. Aho uri no mu byo ukora, muri bizinesi, mu mirimo ukora iyo ari yo yose igaragara ikomeye, n'ahakurusha, n'aho utuye, no mu byo ubamo, muri situwasiyo iyo ari yo yose, kugendana n'Imana umuntu ayinezeza birashoboka. Reka twinginge Imana duhagaze muri iryo jambo, tuyibwire ngo idushoboze kugendana nayo tubonera. Haleluya. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Jambo ryawe ryatubwiye ngo Henoki mu myaka yose 300 ngo amaze kubyara Metusela, ngo yayibyayemo abahungu n'abakobwa, arakunezeza agendana nawe. Jambo ryatubwira ngo Imana ifata icyemezo cyo kumwimura mu isi, ngo kuko yahamirijwe akituyemo ko yakunejeje. Tukiri mu isi, tukiri mu mirimo yacu, tukiri mu miryango yacu, tukiri mu bitugerageza n'ibiturusha, tubasha kunezeza Imana. Kandi
Pawulo ubwe niwe wabivuze abwira ab'Ifilipi, arababwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Turasenze ngo dushoboze kukunezeza no kugendana nawe dukiranuka. Mu rwandiko rwa Petero rwa mbere aravuga ngo kuko waduhamagaye ari uwera, natwe tugende twera tuboneye mu ngeso zacu zose. Udushoboze nguko kugendana n'Imana, kandi urwo rugendo birashoboka kubera ko Kristo turi imbere aturangaje kugeza ku munsi itorero rizazamurwa cyangwa se twimuwe mu isi. Mana turagushimiye, iri jambo uriherekeresha imbaraga zawe, abaryumvise bafashwe naryo kandi rikomeze kugira icyo ribongorera. Mwuka wera ashoboza uryumvise wese kwitekerezaho no guhinduka. Abagusabye imbabazi ku bwaryo kuko bamaze kuryumva, Mwuka wera batsinze, ubatunganirize kuzabana nawe, ubabonereze gukomeza kugendana nawe baboneye, kandi abagize ibyifuzo by'uburyo butandukanye bacumvira ijambo bahindukira igisubizo. Uri umwami turagushimiye, uri umutware nyir'itoro turagushimiye, kandi turi imbere uturangaje imbere. Kubw'ibyo ntituzatsindwa, ntabwo tuzayoba, kuko ari wowe nzira, ukaba ukuri, ukaba n'ubugingo. Tuzagenda dushinga aho ushinguye, niko umuririmbyi yavuze, kugira ngo ubunyinya bw'imbaho butagira icyo budutwara. Mana ihimbazwe kubw'iri iteraniro, Mana ishimwe kubw'iri jambo, kandi icyoro n'ikibi cyawe twizeye neza gukomeza gukorera umurimo mwiza mu mitima y'abera. Icyoro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Kristo umukiza wacu, amen. Mana ibahe umugisha cyane kandi ibanezeze.